kamwe hanyuma noneho ntansoza n'ikiganiro bivuga ko ushobora kuba waraganirijwe na FPR wariyo mpamvu ngo usigaye uca ku ruhande ngo utakivuga ibintu nk'uko biri ngo ahubwo usigaye uza umeze nk'aho hari ibintu ngo waborotse uri buvuge bitari ibyo ngibyo ngo ibyo wavuganye na FPR ntibizashyirwe mu bikorwa. Byose ndabivuze ibiganiro ndamutse ganira na FPR ntabwo byaba ari ikibazo kuko ndagira ngo nibutse abantu ko twase u Rwanda ko na Maître Ntaganda ruvuga ko hagomba kuba ibiganiro byakemura ibibazo by'abanyarwanda. Ntabwo kuganira ari ikibazo, ntabwo numva impamvu abanyarwanda batinya ibiganiro. Itegeko nshinga ingingo ya 10 agaka gatandatu ko ibibazo by'abanyarwanda bigomba gukemurwa binyuze mu biganiro. Nkundi biganiro umuntu wese wanganiriza naganira nago, donc na FPR vuze tuganire twaganira. Icyangombwa nuko tuganira uburyo ibibazo igihugu bifite bigomba gukemurwa. Ibyo njye ni cyambere. Icya kabiri kuvuga ngo ntabwo hari abantu bazi ko politiki ari gutukana. Abantu bazagende barebe igihe cyose natangira gukora politiki ntabwo nari nigeze ntukana. Hari abantu rero bufuza ko ngomba gutukana bakumva ko niba ntatutse president wa Republika, niba ntatukanye ko ntakoze politiki. Ntabwo politiki yanjye gushize bw'isoni, nta nubwo politiki ari gushira isoni. Ntabwo kuba muri opposition bivuga gutukana. Kuba muri opposition bivuga ko wicara ukareba ubuzima bw'igihugu buri rwego rwari rwose. Ubu tuvuganye iby'ubanye n'amahanga, hazamo n'iby'ubucuruzi, hari iby'ubuhinzi, hari iby'ubworozi, hari iby'uburozi no ku baturage imibereho myiza y'abaturage. Ibyo bibazo byose ngenda bivugaho uko biri. Iyo niyo politike yo muri opposition. Hari abantu rero batekereje wenda akavuga bati yatatukanye ntabwo ari mu opposition. Ngo kuganiriza bitandukanye no kuganira. Abundi hari inshinga ebyiri zitandukanye. Kuganirizwa no kuganira. Ngo waraganirijwe. Njye naganirijwe nuko naba naganiriye n'umuntu. Kuganirizwa se bivuze iki? Donc umuntu araza akakuganiriza mukaganira. Sibyo? Iyo muganiriye mwebwe muri babiri ufite icyo umubwira nawe afite icyo akubwira mwa muri kuganira. Ariko we ngo bisa nkaho we waganirijwe, we hari ibyo wabwiwe. Bimeze bite? Ngo umurongo utagomba kurenga. Aba bivuga nuko batanze. Ibyo bakabishingira ku ijambo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ngo yavuze 2018 avuga ati nuramuka ungudahinduye uburyo ngo uvugamo bazagusubizayo. Noneho abo bantu bazambwira kuva 2018 kugeza uyu munsi igihe ntigeze mvuga ibibazo byo mu Rwanda. Cyo ibibazo bihari, donc ari ikintu abantu bagomba kumva. Hari abantu bifuza ko ntukana, sinzatukana. Nta munsi na rimwe nararezwe, kandi ikintu nzi nuko muri politike ntabwo politike ari gutukana. Donc ntabwo abantu bategereje ko nzatukana zajyara ku gasozi ngatukana, ntabwo bazayibona. Bazagende bare no muri politiki na bya bindi babandi birwa bantuka barabizi neza ko babanshotora ngo reko ntukane ko sinshobora gutukana. Ntabwo ndi umushumba, sinaragiye, nararezwe, kandi politiki ntabwo ari gutukana. Cyo ni cyambere. Nabandi rero babatekereza bati ngabira agomba gutukana nibwo tuzemera ko munya politiki yo muri opposition, ntabwo bizakunda. Politiki yanjye ni politiki yo kuvuga ngo hari ibitagenda neza mu gihugu kandi bigomba gukosorwa. Dufite ikibazo cya demokarasi, dufite ikibazo cyo kubaka igihugu kigendera ku mategeko. Uyo nzira turacyayirimo, turacyayiharanira, kandi tugomba twizera ko tuzayigeraho. Nibyo ngibyo. Donc rero ntabwo nazatekereza ko nzabivuga ruko natukanye ngo aribwo numvikana. Ntabwo ntekereza ko gutukana aribwo numvikana. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, hari abantu bakunda ibihuha. Ntabwo nkunda ibihuha kuko iyo ugiye kubihuha kenshi ntabwo, donc iyo utanze amakuru atariyo cyangwa uvuze d'abord umunyapolitiki uvuga amakuru atariyo ata credibility. Noneho iyo utanze amakuru atariyo kenshi utuma abantu bafatira ibyemezo ku bihuha. Cyo gihe rero icyo bageraho nibundi n'ibihuha, ntabwo bagera ku kintu kizima. Ntabwo rero nkora politiki y'ibihuha, sinkora politiki y'ubushizi bw'isoni. Ntabwo rero ibibazo uko biri niko mbivuga, kandi ko nzakomeza kubivuga. Donc nta muntu ushobora kumbuza kumbwira ngo Ingabire ntuzavuge ku bibazo byo mu Rwanda. Ntabwo bizakunda kuko ibibazo byo mu Rwanda birahari, kandi mpunze no kubivuga. Impamvu tubivuga niki? Ntabwo tubivuga kubera kwanga ubutegetsi cyangwa kugira gute kuburwanya, ahubwo tubivuga kuko bari ibibazo bihari kandi bigomba gukemurwa kugira ngo twubake u Rwanda rwiza. Ntekereza ko na munyarwanda n'umwe utakwishimira ko tugira u Rwanda umunyarwanda we yisangamo nta kibazo afite. Abanyarwanda bubahanye batirwa batukana kuri za social media nka kuri mbona rwa batuka abantu bitwa abandi imyanda, bakumva ko bafite ijambo kurusha abandi. Abantu bumva bagomba kurwa babwira abandi ko bafite ingengabitekerezo batagomba kuvuga nkaho hari cyaha cy'inkomoko cyo mu Rwanda. Ibyo byose mpero bivuga, ibyo byose nzahora mbirwanya, ntabwo nzabihagararaho. Ariko nta nibihuha nzaza njyamo, nta nibitutsi nzajyamo.